Tekereza umujyi wose uri mu mazi urusha ubunini ikintu icyo ari cyo cyose waba warigeze ubona n'amaso yawe, giteretse ku butaka kireremba hejuru y'inyanja. Ubwato bufite pisine y'amazi aho abantu baruhukira ndetse n'aho bimeze nk'aho ari umujyi wuzuye uteretse ku nkombe z'amazi. Ni Paris, ni Buruseli cyangwa se Kigali iteretse hejuru y'amazi. Twakibaza ate se n'ejo hazaza h'ingendo cyangwa se ni igerageza rikomeye tutarasobanukirwa? Kora subscribe kuri KGD TV Rwanda twinjirane ubwato karundura Icon of the Seas, ubwato bunini kurusha ubundi bwose bwabayeho ku isi. Mu mwaka wa 2016 kompanyi yitwa Royal Caribbean International yafashe icyemezo gikomeye cyo kubaka ubwato butigeze bubaho. Si ubwato gusa ahubwo ni umujyi ureremba hejuru y'amazi. Kubakwa kwabwo byatangiye mu mwaka wa 2021 mu gihugu cya Finland n'uruganda rwitwa Muri Turuku. Naho ku itariki 27 Mutarama 2024 bwatangiye gukora buturutse i Miami mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hatangiye andi mahirwe cyangwa se izindi ngamba nshya mu kubaka amato agezweho. Ubu bwato bufite uburemere bwa toni 248 n'ibiro 663, buvuze ko bufite ubunini budasanzwe. Ubu bwato kandi bushobora gutwara abagenzi bagera ku 7600, bukagira kandi abakozi barenga 230, amagorofa 20 ndetse na pisine 7, yewe utibagiwe na restaurant 40. Si ubwato gusa ahubwo ni umujyi ugenda ku mazi. Tekereza Kigali uyibonye ireremba ku mazi, ndetse ukaba wagenda ukanyweramo akawe ndetse ukanaryoshya ubuzima. Ubu bwato burimo ibice bitandukanye bimeze nk'umujyi neza neza. Hari igice cyitwa Thrill Island. Iyi ni parikingi nini y'amazi iri hejuru aho abantu bashobora kugenda bakoga. The Hideaway, pisine iri mu kirere yubakishije mu kirahure cya danje. Aquadome, aho barekanira imyidagaduro munsi y'ikirahure gikomeye. Iki kirahure kikaba kidashobora kumeneka niyo waturaho ibuye rimeze riti. Hari ikindi gice kandi cyitwa Absolute Zero aho bakinira ice skating. Hari ikindi gice kandi cyitwa Surfside, igice cyagenewe imiryango. Aha ujyanayo umuryango wawe mukarya amafaranga mwakoreye abakene za Kangondo ndetse na Kimihurura cyangwa se n'ahandi baririra mu myotse. Hari n'inzira yo kwiruka ifite metero 670 izengurutse ubu bwato. Ubwo mwe mutuye muri Kacyiru muzi umuhanda w'icyatsi bakoreramo siporo uri kuri golfe. Ubu bwato bufite bene uwo muhanda. Ubu bwato bufite ikoranabuhanga rihambaye aho ubu bwato bukoresha gaze yitwa liquefied natural gas. Iyi gaze igabanya umwanya ndetse n'umwanda ugereranyije na mazutu, kuko iyi gaze baragenda bakayitunganya ikamera nk'aho ari umwuka gusa. Nubwo iyi gaze ari ikoreshwa cyane, bivuga ko icyuka cya metane gisohokayo gishobora gusanga cyangije ikirere. Bivuze ko nubwo ari iterambere rikomeye, hakiri impaka zikomeye cyane ku iyangirika ry'ikirere. Mu Kinyarwanda baca umugani mu Kinyarwanda ngo nta mwiza wabuze inenge. N'ubu bwato niko bumeze, kuko bivuga ko haramutse habaye inkongi cyangwa se impanuka iyo ari yose, kurokora ababurimo byagorana bitewe n'uko bwubatse ndetse n'ibikoresho by'umutekano ntabwo ari byinshi cyane, gusa hafi yabwo bugenda bwegereye amazi. Ubu bwato bushobora kugenzurwa neza 100%. Mu by'ukuri Icon of the Seas si ubwato gusa ahubwo ni ikimenyetso cy'aho isi igeze. Twavuye ku bwato butwara abantu gusa tugera ku bwato butwara ubuzima bwose, aho ushobora kurya, gukina, kuruhuka no kwibagirwa ko uri hagati mu nyanja. Kora subscribe kuri KGD TV Rwanda tuzongere tuguhure tuguhereza ubwato bukomeye cyane bugiye butandukanye ku isi. KGD TV Rwanda, Jendi Jandamuru kwihangana. Iyi ni Icon of the Seas.